Yap Ngabo Josue kabisa. Umuhungu wo mwibereshe. Abantu bereye igihugu cyose. Ariko mwana uzakore ibyo bintu bya Ngabo Josue. Ibyo bintu ni byo gutinza ni bya kera. Ubundi bakwita NG. NG Ngabo Josue. Urumva kave noneho byagenze bite? Ni power man. Buriya. Bana. Ejo bundi ubushize. Twarahuye sinakubwira man. Burangiyewe muri iyi minsi urumva. Burangiye ndimo ikintu gikaze man nuko nanze kwirirwa nkubwira amagambo menshi ukuzanira bya bindi byawe urumva. Ariko ubu ngubu ese kutarasa ku ntego ngiye burantumiwe ibintu urimo. Oye ibyo ngiye cyangwa kukubwira urumva. Reka nkubwire. Buriya waragiye ujya guhiga urumva. Hariya wanjye narabikunze narabyishimiye kuba umuntu wo muri quartier yatera imbere urumva. Akagenda ubuzima bugahinduka. Akaza gahagarira quartier. Ni urumva je byaracimishije ariko buriya nanjye impamvu nanze kukubwira ibintu byinshi urumva. Nukuntu nakubonye ariko ubu ngubu ndikugira ngo ngukorere mu ngata man. Burangiye ndarenze. Burahara ukigenda ukiva mu ibereshe. Nanjye nasigaye mu mishinga man. Mishinga iteye gutakaze. Ereka ubwana werya amafaranga. Erego uransanga mu ibereshe. Mu ibereshe uransanga mu ibereshe ariko sinshaka kwigaragaza cyane. Sinshaka ngo abantu bazamenye ko tuziranye. Nta kibazo ariko. Nta kibazo we fata moto. Nukuri kw'Imana fata moto. Kuva mu mugi kugera mu ibereshi ni iminota 10 gusa. Mbabarira wihute. Rosi waruzi ko ndi umuhanzi ubu ngubu. Jewe kave umuhanzi umva ngukubitire kano kantu urumva. Umanze ukumve neza. Urumva umve ko katazandenza n'igihugu kakangeza isi yose ngayitambagira. Urumva ubundi nk'umusizi wasigaye ahangaha mwibereshe urumva. Makugu 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 umwana yaraye ku mazi yorosa umuyaga. Urumva umwana yaraye ku mazi yorosa umuyaga. Umuhanzi kabisa. Oya ngiye buriya urumva. Mani ntago nasigariye aho ngaho urumva. Ngiye mfite imishinga myinshi cyane urumva. Ikindi none utagira ngo ni ibyo ngibyo gusa mani. Ngiye ndabifite urumva. Ntegera ibigori kave. Oya ibigori twazagura ibindi. Arega reka nkubwire sibyo. Nutayarya abandi bazayarya. Gira vubuza rya amafaranga. Ibyinjiji biribwa n'abanyabwenge nyaruka. Ibyo urimo bireke mbabarira. Umeze ute ariko umeze ute? Umuntu ajya kubwira wumve ngo. Oya ntabwo nategereze iminota umpaye mbabarira. Mbabarira wihute bana amafaranga aje kukwishakira amafaranga ari kugushaka. Ni wowe utayashaka. Nukuri kw'Imana ndakurahiye nutayarya abandi barayarya. Kuba waragafashe ni byiza. Urumva? Ukagira n'ibiceri. Ariko ngewe urumva ahangaha ndashaka kubarenga mwese mukajya munsi y'ibirenge byanjye. Wowe se? Ngewe reka tubitegereze. Oya reka no kubite ariko ikindi waruzi ko mfite n'umushinga noneho. Si uyu nguyu gusa byo kuvuga ngo ndi umuhanzi ngo mvuga ngo ibintu bisanzwe. Ngiye mfite n'izindi projet zirenze. Quelle projet? Projet. Reka nkubwire urumva. Ubu ngubu mfite dame urumva. Dame yanjye urumva. Ubu ngubu ndi kuyikora mu mushinga. Reba hari ako kabuga twajya gukinira. Waruzi ko iyo uhageze usanga ari ngiye uyoboye. Gute? Dame yanjye usanga abantu bose bicaye abafana, abakina, abashaka kurwana gusimburana urumva. Narabanje rero ndabyiga neza. Ndabitegereza ndeba n'ukuntu bimeze. Ndangije ndavuga ngo umushinga wanjye waciyemo. Ubu ngubu umuntu wese agiye kujya kina abanje kwishyura. None nibirenga naho ngaho kugira ngo uze kureba match.
uzajya wishyura na match uzajya uyishyura kugira ngo uze kureba abantu bari gusunika piyo we urumva we uzajya wishyura urumva umushinga wawe ari hatari. Niyo mpamvu mwebwe urumva yego waje uri hejuru ariko noneho cyakuba hejuru yaweho iki cyakuba hejuru yaweho kuko wowe hari ahantu utari wagira. Yego muri iyi minsi hari ukuntu umeze ariko wowe hari ahantu utari wagera mbese cyakuba byibura ngo ujye ungereramo urumva kino gice cyose mba ndi hejuru yawe wenda niba azakavuga ngo mwibereshi ninde mukire uzwi ni Kave atavuga Kave urumva ni uye muhanzi w'umusizi urenza abandi ni Kave. Reka ubwana ndakwinginze wowe umugisha uri kukwirukaho abandi biruka kumugisha ihute amafaranga arayafite kandi araguha amafaranga agaragara kuva mu mugi kugera mu ibereshi ni iminota itarenze 10. Iki se niki ibyo uri gukora bireke rekana nibyo uri gukora ndakubwira agatipe urasanga aho ngaho mu ibereshi urasanga turi kumwe niko karaza kukugeza ko muhungu vingunya bakunda kumwita ngabo kuko ibya vingunya yararyanze wihute ariko ugerageza wihute ihutisha iminota iyo umugisha uje ushaka umuntu ntabwo umuntu awukereza iyo ukereje abandi barawujyana. Ikindi nakubwira imiterere yawe uko uteye nibyo umusore yifuza uko ureshya uko usa uko ugenda uko ureba uko useka nuko witwara izo kalite zose urazujuje nibyo umusore yifuza nyaruka urya ku mafaranga. Ninde muntu wateye imbere ufite ibipangu amazu ninde waguze quartier umusozi wose ni Kave unasikia urumva we individi iki ariko Kave buri akagasuzuguro k'abantu bo mwibereshi bibeze bite umuntu arababwira jawe ngize strategy wanyise vingunya none nawe utangiye kunduka ngo individi ngo ndividi wowe jendi kukubwira imishinga nabona Kave aka kanyu uribagiwe wowe twawe individi c'est très fort turashigura ngahe urumva usubiyamo ngo ngende individi Kave we individi bisubiyemo Kave wanyoye ibiki individi si ukunguma so mvira mu rugo genda nta soni urumva Kave ndajakubwira imishinga ndavuze mvira mu rugo mbwira ibiki individi nta soni gute umuntu abakorera neza mugashaka kumwitura inabi nta soni ariko man Kave mvira mu rugo jewe kwanza urumva suri kureba uzaza kunshaka ibintu gushaka urumva wowe ku buryo watinyuka ukavuga amagambo mabi nkayo nta soni oya genda vaho ngaho sinongere kuvuga kandi utabona umujinya wanjye ariko tuntu ngukubise nizere ko utabona umujinya wanjye okay turi kumwe tumuka se eka ngende no tumuka vaho ngaho ndina kukubitira mu nganzo kubugirira ukurigite ikagusigara mu ntuza ahubwo ho twa ducera ufite ndi nkawe watangira kunyiyungaho urumva kuko nkeneye abatera nkunga ba management urumva Kave Batumugane mu Kinyarwanda uvura umutindi bwacya akakumena ijisho usigara ukubitekereza mwana genda umwana yaraye kumazi rosa muyaga makugu imishinga idafite ikimaze ngo dame ngo ubuhanzi nta soni buriya wumva kariyo mishinga ufite izaguteza imbere we kikorye gusa ariko abantu bo mwibereshi mumaze kumenyera kweri nawe Kave kweri Kave gafifi mbwa rubebe udafite n'urwara rwo kwishimisha warangiza ukambwira ngo ndividi njyewe n'ibiceri mfite ntabwo byambwira nabi kanswe wowe mbwa rubebe aho ngaho pumbafu
iberesha imvukamo inkuru zaho ntimuzizi harimo izisetsi zitera umujinya n'agahinda gusa mandi zacu nk'abahakoma kazirarenze ukeneye kumenya neza stories iwabo w'abakongwe icara hasi utuze utega amatwi maze wumve ndakubaza nti ukeneye kumenya neza stories iwabo w'abakongwe icara hasi utuze utega amatwi maze wumve nani nini nani nani mini nani hina hanani mini yagi newe hini gari mpira hanami nigi hinji jago nigi nigi mini naga digme naga digme nini nimi naga nina hanami nini nini mani kiri rami nina hanani nemi jemi nemi jiri rami hino hanani jiri nami nini nimi nigi